ameze nk'umuntu agiye kubaka inzu apaka ku rutare rwagati byatuma kuko ijambo ryawe byatuma umuntu aza mu nzu yawe ntazi icyo atahana, byatuma umuntu aza mu nzu yawe akarangara, byatuma imbuto igwa ku kara turagihagaritse, cyatumye imbuto igwa mu mahwa turagihagaritse, cyatumye imbuto igwa mu nda turagihagaritse. Imbuto nziza igiye kubibwa nigwa mu butaka bwiza, kandi turitahane, turikore, turibane, turizirwa, niko tubisengeye. Iyi mitima yose gitahana mugaragu adahagara mu butware bwawe, mugaragu n'umuntu uhora umukoresha, wongera umukoresha mu buryo budasanzwe, kuko bino gitondo ntigisanzwe, igitondo ntigeze kibaho. Ukomeze kwigaragaza ku buzima bwe, wigaragaze muri iteraniro. Bitavuga Imana byose bicishwe bugufi cyane, bitavuga Imana byose bihagarare, bitavuga Imana byose biceceke. Tube muri klima y'umwuka, tube muri atmosfere y'umwuka. Turakoze kubyumva kandi kubikoze, tubisenze twizeye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mwumve uko Uwiteka avuga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga. Kandi wizere igihe nikigera uzatabarwa. Genda sanze gusenga iyo ntwaro. Kadusenge ndavuga amagambo abiri. Irya mbere, hari ijwi numvise y'akantu tugiye gusengera kandi karakomeye. Muhaguruke mwese ariko. Hari ibyangombwa bidakora, tugiye gusengera bigakora. Ibyangombwa unakuba ufite nka perime ariko idakora, ureke tuyisengere ikore. Kandi niba hari kategori nayikore ya diporome zikore, biga hari ibyangombwa bidakora, tubisengere bikore. Turangiza tuvuga ubu. Mana Data wa twese uri mu ijuru, izina rya Yesu Kristo umwami wacu, urebe ibi byangombwa by'uyu mugabo bimaze igihe n'ikofi, bimaze igihe agendana bikaba bitarakora. Muri iki cyumweru, muri special week, mwiyereke bitangire bikore. Ibyangombwa bitangirwa kugira ngo bikore, cyatumye bitanga. Na za diplome bitangwa kugira ngo zikore, icyatumye zitanga. Muri iki cyumweru rero hagiye kuba ibintu bidasanzwe. Ibi byangombwa bibitse bimaze igihe mu mavarisi, bibitse bimaze igihe abantu bariyakiriye bitanakora, bagakora n'ibinyuranye nabyo. Ibyo bintu turanabisengeye, ijuru riterane, inama y'ijuru iterane, imyanzuro yabyo iboneke, kandi amashimwe azakugirwa muri iri teraniro ko hari ikintu wakoze. Tugukomeye amashyi, turabyumvise, birabaye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Uzamura ibiganza dusezerane nk'abana b'Imana tuvuga ngo ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana kubana n'umwuka wera bibane natwe twese ibihe bidashira, amen. Okay.
bacu Imana ibahe umugisha, Umwami Yesu Imana ibahe umugisha, hanyuma dusenga mu kandi kanya keza rero ko kwakirana kugira ngo twakire umukozi wacu Daniel, hanyuma aze yakwakira iteraniro ryose. Cyiza turamwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe duhaye igitondo cyiza kandi igitondo cy'umugisha. Twari hano mu kanya gatambutse, ariko Imana yongeye kuturinda twongeye kubonana mu ihema ry'Imana. Mureke dukomere Imana yacu amashyi. Reka twakirane, twakiriye abakristo b'itorero rya Gasave, mwageze mu nzu y'Imana, mugejuru mwese abakristo b'itorero rya Gasave, mugejuru murambuye ibiganza mutere haleluya cyane. Gatatu. Imana ishimwe, Imana ibahe umugisha. Mwakoze gusimbukira mu nzu y'Imana. Bakire korali Shalom, korali Shalom abanyeshuri badusuhuze mu izina rya Yesu Kristo. Yego, gatatu. Shalom, shalom, shalom. Cyane. Reka twakira abadiyakoni turi kumwe muri iri teraniro, ari abari mu mirimo, ari abicaye. Yego rwose Imana ibahe umugisha. Reka natwe turambura ibiganza dusuhuze iteraniro gatatu. Haleluya! Amen! Imana ibahe umugisha. Twakira abafatanyabikorwa ba Nibature baje muri iri teraniro. Yego byose Imana ibahe umugisha. Namwe murambura ibiganza dusuhuze iteraniro gatatu. Haleluya! Amen! Imana ibahe umugisha. Twakiriye abadiyakoni n'abavuze kandi uyu munsi ndatse kuvuga ko uyu munsi ari uwo gusengera abadiyakoni, ndetse kandi niba hariho n'abasheshe akanguhe babashije kuzinduka baza mu nzu y'Imana, abasheshe akanguhe bari muri iri teraniro barahari, abasheshe akanguhe bari muri iri teraniro. Yego rwose dushimire Imana, tuyikomere amashyi. Reka barambure ibiganza nabo badusuhuze mu izina rya Yesu Kristo. Gatatu. Amen. Imana ibahe umugisha. Mwakoze kuzindukira mu nzu y'Imana. Twakira abashyitsi, hari abashyitsi baba bari muri iri teraniro ngo tubakire. Abashyitsi mwaturutse hirya no hino, cyangwa se akaba ari ubwa mbere uteranye Nibature, ndagira ngo tubiyegereze, dushimire Imana, tuyikomere amashyi y'iraguruka. Reka badusuhuze barambuye ibiganza gatatu. Haleluya! Imana ibahe umugisha. Mwakoze kuzindukira mu nzu y'Imana. Turi kumwe kandi na korali yadusuye muri Nibature. Yego, nababonye baje inshuti z'Umwami Yesu Kristo. Yego, reka abanyeshuri badusuhuze, dushimire Imana, tuyikomere amashyi. Mikoro ari inyuma hariya Kristo namuhe mikoro, twereke korali yadusuye, noneho banadusuhuze mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya! Twishimiye kubana namwe muri Nibature, turi kubona ko ari inshuti z'Umwami, reka badusuhuze. Haleluya! Mwakoze kuzindukira mu nzu y'Imana, Imana yacu ishimwe. Twakiriye umuyobozi wa gahunda Amanita wakuyoboreye gahunda uyu munsi, badusuhuze. Twakire Kristo dufatanya kuyobora Nibature, adusuhuze. Twakiriye Manuel umufatanyabikorwa guturuka Irunda, adusuhuze. Yego, Imana
ishimwe turi kumwe kandi n'umushumba wacu pasiteri Mushumba Binyonyo dusuhuze twagize kuboneka niba ture Imana mu mugisha twakiriye Mushumba Rudasingwa umwigisha wacu yego reka twese hamwe muri ya ndamukanyo yacu y'abana b'Imana twese tujye hejuru dusuhuzanye mu izina rya Yesu Kristo gatatu murakaza neza bene data Imana ibamugisha hamwe natwe turabishimiye kandi turabakunda amen hobera mugenzi wawe mubwire ijambo ryiza yego Imana ishimwe amubwira ngo wese amugisha Imana ikwishimire Imana ikugire neza haleluya 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 Imana ishimwe ko twongeye kumva ikaze mu nzu y'Imana kandi wanyere gutekana ibyumva kuri mu rugo kwa so ahangaha niho twumvira ijwi ry'Imana hano twumvira amagambo meza aduhumuriza hano twumvira ibidukomeza umutima duhica abatekanye kandi ubwo ko Kristo muri kumwe Imana yacu nishimwe uyu mwanya rero tugiye gukora umurimo w'Imana dutanga amaturo y'ishimwe dutanga ibya 10 n'andi maturo hanyuma turakora inshuti z'Umwami Yesu baze baririmbe ariko bakiza reka dusabe Fiston wasenga Imana hanyuma dukora umurimo w'Imana wo gukora tanga ibya 10 n'amaturo abadiyakoni bari hisi ko tabavuga baze batari bituje Data twese uri mu ijuru turagushimiye kubw'imbabazi zawe kubw'ubuntu bwawe gize neza Mwami w'abami kutuzana mu nzu yawe muri iki gitondo cyiza cy'umugisha turagushimiye kubw'amashimwe aremereye Yesu warakoze wagize neza waturindiye mu gicucu cy'urupfu dushyizweyo tubyutse turi bazima tuje mu nzu yawe kubw'ubuntu bwawe bukomeye Yesu Kristo ugize neza kubw'ibyo rero tugiye gukora umurimo wawe dutanga kimwe mu 10 n'amaturo n'amashimwe uhereza umugisha umuntu wese ugiye kurambura ibiganza kandi twese hamwe turusheho kugubwa neza twibuka ineza twibuka imirimo wakoze warakoze Yesu turagushimiye tukuzamura ibiganza tugushimira kubw'imbabazi zawe kubw'ibyo wakoze warahabaye waratwimanye niyo mpamvu uyu mwanya twese hamwe tugushimiye twongeye kugukomera amashyi twibuka imirimo yawe
dutsinda ibigeragezo, gusenga n'intwaro, tuma tubaho neza mu Mana. Namwe ndabinginze dukunde gusenga kandi dusenge dukiranuka, twihana ibyaha, tubanye n'Imana neza. Atari gusenga by'umuhango, ahubwo ari ugusenga n'imitima yacu yumva ko turi imbere y'Imana ko Imana mu ijuru ibambe umugisha, kandi natwe dukunde gusenga. Imana izatugirira neza muri aya masengesho tuba muri buri munsi. Tugeze mu kanya keza no kumva ijambo ry'Imana. Reka dusabe umushumba wacu wasaza n'umushumba wundi, hanyuma amusengera Imana, twumve ijambo ry'Imana. Nawe tuze wumve icyo Imana ivugana nawe mu ijambo ry'Imana. Umutima wawe ntujye kure, umutima wawe nturangare, umutima wawe nturambirwe, umutima wawe uturize Imana. Wumve icyo Imana ivugana nawe muri iki gitondo. Yesu abambe umugisha kandi ukuboko kwiza kw'Imana kumubane natwe. Twese duhagurutse dusenge Imana tuganiriza, tugiye kwakira ijambo ry'Imana tugereza mu gitondo. Imana Data twubahwa n'ibihumeka byose, kandi Imana twabonye isa nawe, kandi Imana ikomeye kawe. Imana itubera amaso ubuke nuko bwije, waduhaye iki gitondo kidasanzwe, iki gitondo kitigeze kubaho, igitondo ntawigeze akibona kuri twebwe tubyumva gutangaje. Igitondo gifite amateka yacu, aba bose abakuru n'abatoya wemeye kubaho umwuka bazima kubw'imbaraga zawe. Tutirengagije ko hari abandi benshi bari bakeneye kukibona ko batakibonye. Natwe nta kindi twatanze, si imbaraga zacu, si ubwenge bwacu, si ubushake bwacu, si ugutungana kwacu, ahubwo ni ubuntu bwawe gusa Mana watugiriye. Twagushimisha uruhe rurimi dushingiye ku byo wakoze. Hari ingabo nyinshi watanze ngo tubeho, hari ingabo nyinshi zapfuye ku bwacu, warinze intambwe z'ibirenge byacu kugira ngo dukandagire muri iyi nzu. Mana hari icyo wakoze, hari imbaraga wakandagiye, hari imbaraga warwanije. Ntabwo Satani ingabo ze bisa ko tuba mu nzira y'uko gitondo, ariko Uwiteka Imana hari icyo wakoze ku bwacu. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro. Tutaragira abandi tuvugisha, twaje kukuvugisha. Tutaragira abandi tureba, twaje kukureba. Tutaragira amajwi kumva, twaje kukumva, kuko ni wowe Mana ihoraho. Tugushimiye ko turinde umukozi wawe kugeza uyu munsi, ugeze iyi saha. Aracyari muzima, uracyamurinze, uracyamuhagazeho, uracyarwanya ibimurwanya byose, ntuhabwe icyubahiro. Uracyamufiteho umugambi wo kugukorera, ntushirwe hejuru. Iki gitondo tugiye kumva icyo wagambiye ku bugingo bwacu. Iyi mitima yose nibe dispose kumva icyo uganira nawe Mana. Iyi mitima yose nikinguke, iyi mitima yose nimba icyo uyibwira. Niko navuze ngo hahirwa uwumva icyo Imana ihura natwe. Dusengera ijambo ryawe, ndabizi ko ari rizima, ndabizi ko rivugutiye, ndabizi ko ntarihwanye naryo, ndabizi ko ari inkota, ariko hari icyo wagambiye kuri ryo Mwami Imana yacu. Duha amatwi n'ubwenge bwo kumva icyo uvuga natwe, kandi turikorere, kuko ijambo ryawe agakora uko rivuga. Ngo niwe munyabwenge, ameze nk'umuntu agiye kubaka inzu avuka ku rutare. Duhagaze ibyatuma kuko ijambo ryawe cyatuma umuntu aza mu nzu yawe ntabwo icyo atahana, cyatuma umuntu aza mu nzu yawe akarangara, cyatumye imbuto igwa ku kara turagihagaritse, cyatumye imbuto igwa mu mahwa turagihagaritse, cyatumye imbuto igwa mu nda turagihagaritse. Imbuto nziza igiye kubibwa nibwo mu butaka bwiza, kandi turitahane, turikore, turibane, turivirwa, niko tubisengeye. Iyi mitima yose ngicitahana, mugaragu adahagara mu butware bwawe, mugaragu n'umuntu uhora umukoresha, wongera umukoresha mu buryo budasanzwe, kuko na gitondo ntigisanzwe, igitondo ntigeze kibaho. Ukomeze kwigaragaza ku buzima bwe, wigaragaze muri iteraniro. Bitavuga Imana byose bicishwe bugufi cyane, bitavuga Imana byose bihagarare, bitavuga Imana byose biceceke. Tube muri klima y'umwuka, tube muri atmosfere y'umwuka. Turakoze kubyumva kandi kubikoze, tubisenze twizeye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Azongera agaruke atwiyereke. Ibyo murabyibuka, kandi nagira ngo mbabwire ngo hari amagambo 4 twategetswe kwatura hano buri gitondo, kuyababwira buri munsi, ndetse no kuyashimangira cyane
abivuga nkongera nkabisubiramo, nkongera nkabivuga nkongera nkabisubiramo, nkongera nkabivuga nkabisubiramo, nkanababwira mukabisubiramo. wamuhaye ubutaka, wamuhaye amagambo isha muri itorero, ntabwo tumusaye umugisha yo ku muryango we, ntabwo igere ku rubyaro rwe. Ubute nuko bwije tugiye kuva ahangaha mu nzu yawe, twabanje kukumva, tugiye mu mirimo yawe na buri muntu wese ngaha. Tumusabe umugisha, tumusabe umugisha, tumusabe umukoze mu izina amadirisha y'ijuru, amadirisha y'ijuru kamwe data, amakingwe kubwa mushiki wacu akingwe ku munsi data gutandukana kwa ubutumwa wacu Yesu no kubana umwuka we natwe mu izina rya Yesu. Ejo saa 8 yera uko mu mwumve uko Uwiteka avuga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Mwikirize cyane muti amen. Uzamura ibiganza mutere haleluya, musozi iteraniro haleluya 3. Iya mbere, iya kabiri, iya gatatu. Bana turiga amashyi mujya kwicara mugika neza kandi mwishimye. Hari imbaraga nshyashya ijuru ritwemereye muri iki gitondo. Hari imbaraga nshyashya ijuru ritwemereye. Izi mbaraga nshyashya tuzakire mu izina rya Yesu. Nagira ngo sabe masengesho yegere hafi, ndetse na Danieli hamwe na wa muntu ufite agakaye kabagiye guhigura, mufate cya giturisho dutange ibyaturo, hanyuma badusabire umugisha dusoza iteraniro. Ndabizi ko mwabiteguye, mubikore uko umwuka yababwiye. Daniel nawe yegera hano hafi na telefone abarigura bashyiraho, hanyuma na rwa rupapuro ruriho abiyandikishije, hanyuma twishyure vuba tujye gutuma bene data, noneho bajye kuzana turiya tumeza. Wazanye ya munga rero ayizane vuba. Reka mbabwire ya nimero ni 0785 822 4 9. Yagasubiramo ni 0785 822 4 9. Ushimwe kuko waremye abantu bawe, ushimwe ko uhamagaye abagabo, uhamagara abagore, uhamagara urubyiruko, abakobwa n'abahungu, uhamagara umuhamagaro mwiza wo kugukorera, kandi imirimo dukora myiza duherekeza. Ijambo ryawe ritwemeza neza kuko gutanga biza n'umugisha kujya guhabwa. Aba bose bakoze igikorwa cyiza cyo mu nzu yawe, turabizi kuri Imana itazikiranirwa, turushaho kwibagirwa imirimo myiza abantu bakora. Nehemiya yakoze byinshi kandi byiza mu nzu yawe, arasenga rwa ngo Mana tukazibagirwe, tuyakorere umurimo wawe. Umurimo dukora myiza tuherekeza, umurimo dukora izivuga. Ba Dorikasi yarabasuye bapfuye, ba Hezekiya bawongeye iminsi yo kubaho, imyaka yo kubaho, kubera ibyiza bakoze mu nzu yawe. Turazi kuri mata zihinduka, ya Mana yongeye Hezekiya imyaka yo kubaho, turacyari ya Mana kubera imirimo myiza bene data bashiki bacu bakoze. N'iminsi yawe yo kubaho wayongera, abari bagiye gupfa wabongera iminsi yo kubaho, kugira ngo bazongere kandi bakore ibindi byiza mu nzu yawe. Wamuhaye ubutaka, wamuhaye amagambo isha muri itorero, ntabwo tumusaye umugisha yo ku muryango we, ntabwo igere ku rubyaro rwe. Ubute nuko bwije tugiye kuva ahangaha mu nzu yawe, twabanje kukumva, tugiye mu mirimo yawe na buri muntu wese ngaha. Tumusabe
tumusabiye umugisha tumusabiye umugisha tumusabiye umukozi mwiza amadirisha y'ijuru hamwe na data amakingwe kubw'amushiki wacu akingwe ku munsi data gutandukana kwa mutumwa wacu Yesu no kubana umwuka we natwe mu izina rya Yesu.